Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Wemere Nyagasani Yezu, uzakira n'urugo rwawe. Bavandimwe, amasomo matagatifu liturujia yaduteguriye kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika aradushishikariza kwemera Yezu Kristu, kumwiringira no kwemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Yezu akuzwe. Mu isomo rya mbere twumvise ibitangaza bikomeye Nyagasani yakoresheje abagaragu be Pawulo na Silasi. Aba bagabo bombi bitangiye ijambo rya Kristu, basiga ibyabo n'ababo kugira ngo inkuru nziza igere ku banyamahanga. Bitanze batiziganya, bakora ijoro n'amanywa kubera Kristu. Gusa bavandimwe, nta ukundwa na bose, dore ko n'umunyarwanda yavuze ko ngubuze icyo avuga ku nka, ayishinja ko ngo igicebe cyayo kimeze nabi. N'izi ntumwa ntabwo kogeza ingoma ya Kristu byababereye ibyishimo gusa, ahubwo n'inkoni zajemo ndetse baranafungwa. Ariko ijambo rya Nyagasani ritwereka ko mu gukorera Imana duhirwa, ariko n'ibitotezo bitabuze, nk'uko mwene Siraki abitubwira aho agira ati: mwana, niba wiyemeje gukorera Uhoraho, tegura umutima wawe kuzihanganira ibigeragezo. Umutima wawe uzabe umunyamurava kandi ugire ibitekerezo bihamye, ntugakangarane mu gihe cy'amakuba. Yezu akuzwe. Cyo tubisanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 2 murongo wa 1 kugera ku wa 2. Byumvikane neza rero bavandimwe, kuba twariringiye Uhoraho, twariringiye Imana, ntabwo ari umutaka w'ibitugora cyangwa ibituvuna, ahubwo ni ubuhungiro bwo gucika intege no kugira ubwoba. Ntidukwiye rero kwiheba, ahubwo dukwiye kurangamira Yezu Kristu, umugenga wacu. Pawulo na Silasi ntibahungiye ahandi, ahubwo nk'uko twabyumvise bahungiye ku Mana, maze irabatabara. Natwe mu nsanganyamatsiko ikomeje kuduherekeza, dusuhuzanya tugira tuti: abiringiye Uhoraho, biringiye Uhoraho ntibadohoka mu rugendo. Abiringiye koko Nyagasani ntabwo badohoka. Natwe rero ntabwo dukwiye kudohoka, ntabwo dukwiye gucika intege mu rugendo rugana Imana, ahubwo dukwiye gutwaza. Dukwiye rero kumenya ko urugendo tunyuramo, kuba dukorera Imana, tudakwiye gucibwa intege nuko duhura n'intambara zinyuranye, ahubwo dukwiye kwiringira Imana kuko niyo mugenga. Hari ingero nyinshi mu byanditswe bitagatifu bitwereka ko abiringiye Nyagasani mu by'ukuri ntabwo bahabwa ubuki gusa, ahubwo rimwe na rimwe n'umubiri uzamo kugira ngo ntibarware inzoka, ubundi ubuzima bugakomeza. Yezu akuzwe. Turabona nk'abasore bari barajyanywe bunyago, igitabo cya Daniyeli twa 3, bari barajyanywe bunyago, maze umwami agaca iteka ry'uko bagomba kuramya b'icyo gihugu bose, bagomba kuramya ikigirwamana yari yimitse. Abasore 3, Meshake, Shadrake na Abedenego, biyemeza kutajya muri ibyo ngibyo. Baravuga uko byagenda kose ntabwo tuzabikora.
uko byarangiye ndagira ngo murabyibuka, byarangiye umwami abatumijeho ati koko mwanze kuramya ishusho nimitse? Ati niko bimeze Nyagasani, kandi iyo Mana nubwo itadukiza ntituzaramya kiriya kigirwamana wimitse. Yezu akuzwe. Twemerere Nyagasani rukomeze, nuko tuzarangwa n'umugenzo wo kwihangana, ngo wihanganye witonze akamishashi atora icyaheze, niko umunyarwanda yabivuze. Natwe rero bavandimwe, mugenzo wo kwihangana, naba ndi guhura na byinshi bingoye, naba ndi guhura na byinshi biri gutuma mbabara, nihangane ndeke gucika intege hakiri kare. Undi mugenzo wa kabiri ni umugenzo wo kubabarira. Mugenzi wanjye wankoshereje umuti aba akeneye kugira ngo ijambo rya Kristo rimugereho, ni ukumubabarira, kamubwira ko nawe si we, gatangira ugaragaza ko umuntu ahinduka nk'ikirere, gutyo kamubabarira. Urufunguzo rwa gatatu ni ukwitanga. Mu bwitange bavandimwe tuzaronka imbaraga, mu bwitange tuzaronka umwete wo kogeza ingoma ya Kristo. Mwumvise ko Pawulo na Silasi bamaze gufungurirwa gereza, ntabwo birutse ngo bavuge ngo izo twariye zirahagije, ntabwo twakwemera gukomeza dukubitwa bigeze aha titurigendeye. Oya, ahubwo uriya muzamu yaraje maze baramumwigisha, baramubatiza. Yezu akuzwe. Titugacike intege, ahubwo tuzakomeze twitangira ingoma ya Kristo, nk'uko Kristo ubwe abitwibwirira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 20 umurongo wa 35, ko utanga arahirwa kurusha uhabwa. Umugenzo urufunguzo rwa kane ni urufunguzo rwitwa kwiyoroshya. Kwiyoroshya buriya biba bimeze neza. Kwiyoroshya, kwicisha bugufi. Nigeze mbabwira agakuru k'ibiti byakoze ibizamini, bikoreshwa ibizamini n'umuyaga. Muracyakibuka? Yezu akuzwe. Batakibuka rero, ni umuntu wari wateguye nyine ikizamini, agomba kureba nyine ibiti uko bikomeye, atuma rero imiyaga yagombaga kumufasha icyo kizamini, imwe ituruka muri Amerika, indi muri Aziya, yindi ahandi, maze iraza. Umunsi w'ikizamini rero uragera, ugeze umuyaga rero wateguye ikizamini, ubwo ati ibiti byaje rero, intusi, gereveriya, imisave n'ibindi biti bikomeye, ariko n'urubingo ruraza. Yezu akuzwe. N'urubingo ruraza. Urabona urubingo ruje guhangana n'intusi. Ubwo intusi irarureba, ariko ubu nawe turaje nawe mu kizamini. Rubanda ntirumwara. Urubingo ruritonda, rurayibwira ati nanjye mu kizamini kuko baradutumije twese. Tuze mu kizamini guhatana. Kandi wibuke ko uguhiga ubutwari mutabarana. Ubwo ikizamini gitangiye, uwari wagiteguye yaravuze ngo reka duhere kuri uru rubingo kuko rwo ntabwo ruturushya cyane, kuko tunabona uko intusi igira irwanya neza. Ubwo umuyaga ubutangiriye ibumoso, ubwo urubingo rero ruba ruramanutse rugiye iburyo, rugera hasi, rutegereza ko umuyaga uhita. Umuyaga umaze guhita ruragaruka. Ubwo umuyaga uturuka iburyo, rubingo rurongera rugera ibumoso hasi, ruragaruka. Ubwo wari wateguye ikizamini ati uru rubingo ndabona ruri guceza, ruri kuturushya cyane,
ariko turabizi n'ubundi biraza kurangira. Reka twikomereze ku ntusi maze turebe uko nayo irwanya. Intusi biratangiye, maze umuyaga uhereye ibumoso irarwanya, yo ntiyagenda, irakakaza, urongera uturuka iburyo, irakakaza, noneho isigara ari muzunga, imizi iza kugeraho, ati nkuyemo akanjye karenge, ibirazamutse hejuru, murabyumva neza, igiti kiba kiraguye. Kimaze kugwa, ati rero ubwo intusi ivuyemo, reka tujye kuri iriya gereveriya maze turebe ukuntu biri bugende. Maze birangiye, ubwo gereveriya nayo bimera nk'intusi, umusave bimera gutyo, urubingo rwo rugihagaze. Singe wahera. Yezu akuzwe. Ibi ngibi biratwumvisha kandi neza ko kwiyoroshya titwikakaze bizaduha kuronka. Ngo buriya ngo uwiyoroshya ahonga bike, kandi ngo kwicisha bugufi ntibica umugongo ahubwo bica inzira. Dusabe Nyagasani rero muri igitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo natwe ku rugero rwa Pawulo mutagatifu, ku rugero rwa Sirasi mutagatifu twumvise mu isomo rya mbere, tubashe korohera Roho Mutagatifu maze abashe kutuyobora, we ukora nk'umuyaga, maze tumwemerere atwiyoborere, ibyacu bizagenda neza. Tumwinginge, niho tutazacika intege koko, maze ngo tube twadohoka mu rugendo. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu kuko umwarura bamwaje, turagushimiye kuko ineza yawe itagira urugero. Nyagasani nta wakwiringiye wigeze akorwa n'isoni, kandi ngo ibyawe biribwa n'uwarambiwe yagiye. Nyagasani turinde kurambirwa, turinde gucika intege, uturinde gukuramo akacu karenge ngo tugutere umugongo. Nyagasani uko byamera kose uraduherekeje, uko byagenda kose uri kumwe natwe. Duha imbaraga zo kumva neza kandi twizere ko turi kumwe nawe, dutegereje umukiro tugukesha wowe mukiza ubu n'iteka ryose. Amen.